y'ururembo rwera rw'Imana, tuzamuke imisozi tunaniwe, tukarabukwaho tuzabiteka, tugeze hafi y'iwacu, dore hararabagirana cyane, hari umucyo uturuka mu marembo, aho niho tuzabiteka ryose, turirimbana n'abamarayika, turi hafi yaho. Mu bitabo by'abahanuzi tubwirwa iby'umudugudu wera w'Imana, n'inzira zaho zisizwe zahabu, amazu yaho ararabagirana, tugeze hafi y'iwacu, dore hararabagirana cyane, hari umucyo uturuka mu marembo, aho niho tuzabiteka ryose, turirimbana n'abamarayika, turi hafi yaho. Abazajyayo n'abizera bakeya, bakomeza amategeko y'Imana, tuzahora turangurura amajwi, turirimba indirimbo z'ibyishimo, tugeze hafi y'iwacu, dore hararabagirana cyane, hari umucyo uturuka mu marembo, aho niho tuzabiteka ryose, turirimbana n'abamarayika, turi hafi yaho. Mbese tuzahurirayo bene data, mu gihugu kirasirwa n'izuba, nimwemera ubutumwa bw'Imana, Yesu naza azabahamagara, tugeze hafi y'iwacu, dore hararabagirana cyane, hari umucyo uturuka mu marembo, aho niho tuzabiteka ryose, turirimbana n'abamarayika, turi hafi yaho. Tumukene nimuni fatukubo kunyobore, niwo imbaraga kumanywa na nijoro, mwami ndagushaka iteka, kumanywa na nijoro, mwamunyikomereze. Wera
uriho wahozeho uzahoraho iteka ryose. Reka amavi yabo mu isi no mu ijuru tugushime ko ushobora byose. Turi imbere yawe tukwatura ubunyantege nke bwacu muri isaha yo kuramya binyuze mu gitambo cya Yesu, muri ya misumari, binyuze muri rya cumu, binyuze muri ya maraso yashongonotse mu ruhanga. Ndakwinginze ngo binyuze muri ya misumari yo ku birenge, ayo maraso ya ntama w'Imana aze atwoze imyanda yose. Turifuza imbabazi zawe, turashaka kugirirwa neza nawe. Iyo mbaraga ituzeho kandi uduhindura ubwoko bukomeye. Duhagaze mu isaha iteye ubwoba, Mwami utumara ubwoba. Duhagaze mu isaha y'agahinda, tumara agahinda. Duhagaze mu isaha yo kubura epfo na ruguru, uduha icyerekezo kizima. Dusabiye itorero ryawe Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Dusabiye abana bawe aho bari mu mpande enye zitandukanye, bari imbere yawe bagukeneyeho ubufasha. Urengera ubwoko bwawe, urengera itorero ryawe, urengera abana bawe, maze uduhagarare ku bitugu. Turi imbere yawe tukugireho umugisha muri uyu mwanya. Dusabiye n'abazabasha kumva iri jambo hanyuma, ngo twese tuzakugirireho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndaririmba igice kimwe no gusubiramo. Amategeko yawe arakiranuka, ni meza kandi arera, nkuko nawe uruwera. Wayashyizeho ngatwe reka ubwiza bwawe. Fasha abantu bawe Mana babashe kuyamenya. Iyo ngiye kugwa mu cyaha arakinyereka, nagenda uko adashaka akabinyereka. Ya mbere yitabaza rimurikira hose, ngo ngende mu nzira zawe uko ubyifuza. Iyo ngiye kugwa mu cyaha arakinyereka, nagenda uko adashaka akabinyereka. Ya mbere yitabaza rimurikira hose, ngo ngende mu nzira zawe uko ubyifuza. Imana ivuga aya magambo yose iti, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa cyose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Nkura abana gukiranirwa kwa base, ageza kubuzukuruza babo n'ubuvivi bw'abanyanga. Ababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, ageza kubuzukuruza babo bibihe ibihumbi. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukorana imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Kuko mu minsi 6 ari Uwiteka yaremeye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuza inzu ya mugenzi wawe, ntukifuza umugore wa mugenzi wawe cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Umva amagambo y'Umukiza niyaguhesha ubugingo. Wa munyabyaha we menya ko hari wabakomeza amategeko. Hahirwa abayakomeza yose,
nibo bahirwa, barahirwa, hahirwa abayakomeza yose, barahirwa, barahirwa. Amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro ko ari Imana nziza. Imana yaduhaye amategeko yayo, Imana yaduhaye agaciro gahambaye. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku magambo avuga ngo si igihe cyo kwihisha. Amagambo tugiye kuganira aravuga ngo si igihe cyo kwihisha. Abazi amateka cyane cyane amateka y'u Rwanda, ariko ndetse ni bugufi, ntabwo ari kera cyane. Reka mbabwire, burya Satani ni umugome cyane, kandi yahereye kera. Mu buhanga bwe, niba navuga ngo ni ubuhanga, ni ubutiriganya bwe, ahora higa iby'Imana. Abantu bakuru mwari mu itorero ry'Abadiventiste mu cyamagana 989 ni bande? Mu 1988, 88, 89, 90, 91, 92. Habo ababonye. None se nta gihe muzi habaye umusaruro udasanzwe? Umusaruro wa 90. Burya reka mbabwire, umusaruro wa 90 ni umusaruro wazamukanye n'icyitwa ububyutse mu buryo budasanzwe. Ntabwo ari ikintu cyahubutse ngo cyikubitaho, ahubwo uyu mwaka w'icyamagana 990, ariko burya amateka yayaheraho imbere gato mu myaka nk'ibiri. Aho muri iyo myaka, hagana muri iyo myaka, umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu isi yose yahamagawe muri ONU, ahamagarwa n'amadini ndetse n'ubuyobozi bukomeye. Isi yari yiteguye ibidasanzwe, kuko murabizi ko nibwo hari amaze kugaragara ingingo ijyanye n'ububyutse. Noneho arabwirwa ngo ugomba gufata umwanzuro ko nawe mu gihe isi ishyizeho itegeko ry'icyumweru mwese mugomba kuramya. Muri bake, muri umubare nyakamwe, namwe mugomba kwemera kuruhuka itegeko ry'icyumweru. Kubera yari inama iteye ubwoba, uwo mugabo arangije arababwira ati reka mbabwire rero, iri torero uko ryubatse, itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, ntabwo tuva hejuru tujya hasi, ahubwo imyanzuro ikakaye ifatirwa hasi ikazamuka hejuru. Iri torero nta muyobozi ufite ubushobozi bwo gufata umwanzuro, ahubwo inama y'abizera, abizera nibo bafata umwanzuro. None ubwo muntumye, reka nzabibabwire, hasigaye tuzareba bizakurikiraho. Ati hoya, sinya yuko mugomba kuramya. Umugabo arababwira ati ntabwo nsinyira iri torero ni iry'Imana, imyanzuro ifatwa n'abizera. Kandi namwe icyo kintu ngira ngo murakizi. Umwanzuro burya niyo mpamvu baca umuntu bakamuzana imbere y'abizera ati ababyemera, bakamanika amaboko. Barangiza bakavuga ati mwabizera mwe nimwe mugomba kubyemeza. Buriya bavuze ati uyu muntu nubwo bari kugira gutya, ababyemera mukamanura mukamera gutya, nta mwanzuro wemewe gufatwa. Bararwana nabyo, babagoragoze, babigishe, babahinyura bwenge, ni mubikore murengera itorero ry'Imana kugira ngo bikunde byemerwe, ariko umwanzuro ufatwa n'abizera. Uwo mugabo rero mw'iyo myaka arangije araza, inama ziraterana yitwa annual council, inama isoza umwaka, yari inama idasanzwe. Bateranya abayobozi b'itorero mu bihugu byose, barahura, barangije barababwira bati dore itegeko ry'icyumweru rishyizwe imbere,
ngo abantu baramye, kandi dukeneye gukora umurimo ubu butumwa bukihuta bukagera mu bihugu tutarageramo hafi ya byose. None reka mbabwire, nimubwira bizera binjire mu musaruro. Ibi bikorwa bigomba kurangirana n'umwaka, kuko twahawe imyaka 5. Mu myaka 5 tugomba kuba dukoze n'ikintu gifatika, ibintu bikaba bigiye ku ruhande. Mureke dusaruze, mutangize ububyutse mu matorero. Ubwo baramanutse, baraje bagera mu matorero mu bihugu byose, ariko mu Rwanda niho ngaruka nk'umunyarwanda, kuko amateka yacu afite umwihariko. Barangije mw'icyo gihe bari mo babivuga, umuturage wese iyo yumvaga ijambo gusarura akumva ubutumwa abadivantiste batwaye n'icyo bizakora, kuko murabizi umusaruro nta muntu wisaruragaho. Ureka uyu mwanya ibintu byabaye ubutiriganya bwo gushaka amafaranga. Ubundi umusaruro wagombaga gusanga uwo mutizera kimwe, ukagenda ukamubwira ati nk'itoro ry'abadivantiste turi kubwiriza, dufite ibikorwa biremereye bizamukanye n'ubutumwa bwa marayika wa 3 bizagira akamaro, dusarurire, duhe kubyo wejeje tubijyane, maze tujye gutegura ubwami bw'Imana ko buri hafi. Mwumvise uko umusaruro ukorwa? Ntabwo ari ugukora mu byawe. Erega uyu muco wo gusaruza ucitse vuba. Nanjye ndabyibuka, sindi uwa kera. Hambere rwose nanjye nigize nsaruza. Kine navukiye mu cyaro, babaga bahinze amasaka ataracika. Nafataga agafuka kanjye nanjye mu gihe cyo gusaruza, nkajya mu rugo, hinjira nkavuga nti ndi umudivantiste w'umunsi wa 7, sinari kubisobanura, ndashaka umusaruro. Nahagera ngasanga umusaruro barawuzi. Bwari uburyo Imana yatangagamo imigisha no ku baturanyi b'abadivantiste binyuze mu kumenya ubutumwa bwa marayika wa 3, bakamenya ko ari ubutumwa bwihutirwa. Uyu munsi ugiye ahantu bacuruza ukavuga nti nsarurira. Oya, tubwizanyije ukuri, kavuga ati ndahagurutse ndaje nsarurira ku mucuruzi. Na IBM yateye no gukatura bombo biragoye. Harya ubwo yakubwira ngo iki? Saitavuga ati ni umutekamitwe wiyizi. Niyo mpamvu biducanga. Ndabyibuka buriya ku itoro ryacu Birundo twarabitsindaga kuri miliyoni hafi 8. Twarazipfundikiraga, ariko baduhaye umusaruro, baduha urugero rw'ibihumbi 100, turabibura. Turahiga, abantu barasobanura, dushyiraho iminota, dushyiraho amastrategy, kwa kundi dushyira abantu mu matsinda. Tugiye kubona tukabona turi kwibonera ibihumbi 30. Ati Moriya niba mwabonye 30, abandi babonye angahe? Musubire mu matsinda. Dusubirayo, hewe ntakira, atumva ntayo. Wibaza ahantu haboneka miliyoni 8 hakabura ibihumbi 100. Umuntu wese akakubwira ati ariko ibintu byo gupfundikanya ni ibiki? Urasarura se nyine uri kumbwe ko ntigize njya kubasura ngo mbasaruzeho. Ko nge abandi bakavuga ati nge ntabwo nashobora kujya gusabiriza. Kera iyo twajyaga gusaruza, umuntu wese bamuhaga agapapuro kubatseho ibikorwa bizakorwa, kariho n'amasomo agendanye n'ubutumwa bw'icyo gihe. Ukagenda ugafite, umwizera wese yagombaga kuba gafite. Waruzi kari agapapuro kugasohora, kaba amafaranga yajya ku itorero rimwe yaba ruta yo mwasaruza ubu. Niyo mpamvu bazana kamwe k'itorero, bakazana niba bakavuga ati ngiye bari bibaho uburenganzira ngaka n'agapapuro. Bikarangira umukuru w'itorero agashyize muri Bibiliya, ngaho namwe mugende. Kandi bagombaga kugenda ugafite. Wagombaga kugera ku mwize k'uwo muntu w'umunyamahanga, wamugira wakamwereka, ukamubwira ikijya mbere, akavuga ati uyu ni umurimo w'Imana reka mukore. Nge nagiye rero icyo nababwiraga, bampa amasaka, bampaye ibiro bigera muri 25. Nzenguruka iwacu bibaje ku itorero, ndayikorera ndayazana, nyageza ku rusengero. Ku rusengero hagombaga kubera isoko. N'umusaruro ntabwo ari amafaranga. Mwarangiza mukazana imyaka, bazanye ibishyimbo, abazanye ibigori, abazanye ibihaza, bagatereka aho ngaho ku rusengero, hakaboneka abantu bakavuga ati reka abadiyakoni bakabicira, bakabikuramo amafaranga. Byagombaga kugurirwa ku rusengero, bikagurwa n'abizera. Kera abantu baharaniraga kugurira ku isoko ryo ku rusengero. Harya riracyahaba? Ku isoko ryo ku rusengero
byabaga ibintu bihendutse kurusha ahandi. Iyo mironko ahandi yabaga iri kugura 500, ku rusengero agura 300. Harya uyu munsi wa none niko byagenda. Aha, aho rero abantu bahita bakubwira ati ibintu bijyana n'igihe cyabyo, twinjiye mu ikoranabuhanga ntacyo. Aho siho nshaka kwerekeza. Mwuwo musaruro wabaye n'uwo mwaka w'990, kubera ububyutse abantu bari bafite no kuba imbere y'Imana, abantu biteguye. Kiliziya Gatolika yahise imenya ibyo bintu, ibona ibintu birahindutse, ibona ububyutse, niko kuvuga iti rero turacikanywe. Reka mbabwire, Kiliziya yarwanyije iri torero guhera mu myaka ya kera, kuva ryashinga imizi. Nahuze mbibwira abo twari kumwe nimugoroba, n'igihe umumisiyoneri w'umudivantiste yinjiraga ku butaka, kuko yasanze Kiliziya hamaze hafi imyaka 100. Akihinjira baravuze bati uyu nguyu mu muvana ku butaka bwiza mu mujyana igitwe. Aho bahambaga habaga inyamaswa mu ishyamba ribi, baravuga ati uyu umudive mu mujyana hano, ubundi ni ikibazo kuri twebwe. Igitwe ahavuye yerekeje iburengerazuba aje, yashinze ihema hariya Rubengera kuri eperi, hariya kuri centre de santé niho yaraye. Aharaye mu gitondo gatoya, havuye gatoya, kandi yahasize ibimenyetso ko umumisiyoneri w'umudivantiste yaharaye. Akihava uwari waraye ikirinda wo muri eperi ahita aza yihuta, ahita ashingura ibyo yari yahasize, abari uhita uhafata. Undi agarutse asanga eperi yahatwaye. Bayibaje ati ariko ko ari nge wahageze mbere? Ati oya. Bamwomora bamujyana kwibuye hakurya ya Rubengera. Niyo mpamvu uzumva ari bakubwira ngo Rubengera ya mbere na Rubengera kangahe. Ibyo se mutekereza ko byavuye? Muzacunga ahantu insengero z'abadivantiste zubatswe hafi ya hose, uzasanga ari ku rutare rw'ibuye mu ishyamba. Uzasanga ahantu Kiliziya yubatse haba ari ahantu heza. Aya madini yandi uzasanga ari ahantu hera, usanga ari ahantu hari ubutaka bwiza. Ntago byikoze. Arangije baramubwira bati hubwo reka tugushakira ahantu wajya hakubera neza. Baramuteruye no kuri Ngoma mu ishyamba hariya ku Mugonero. Nta wari uhatuye, wari umusozi w'amashyamba gusa haba inkende. Baravuga bati nimugiye ngiyo umumisiyoneri agataha yo kabiri nizitamushanyagurira hariya. Buriya hariya hirya gatoya, hano hirya habaga amashyamba akomeye cyane ku buryo utapfaga kwinjira Ngoma. Baravuga ati umumisiyoneri w'umudive ni hakwiye kujya. Nubireba uzasanga Ngoma yose umurenge wa Gishyita nta Kiliziya wapfa kubonamo. Kiliziya bayibona bari ku Mubuga. Urebe Mubuga uko imeze, urebe kuntu harambitse, urebe Mubuga icyo kintu cyose kumanuka ibyepfu kamanuka werekeze yo, kugeza ubwo nyuma itoro ryagiye ryaguka rigera ku rwego rigezeho. Wari umugambi wa Kiliziya kugira ngo itorero rizashyigingire ntirizigere rirengaho. Ntibigarukiye aho. Uko babonaga itorero ryanzwe rirushaho gukura, Abanyarwanda bavuga ngo umwana wanzwe burya ni ukura. Rirakura rigira imbaraga, rigera ku rwego rizamuka, rifungura Rwankeri, rifungura amatorero atandukanye hirya no hino, rigaba amashami kugeza ubwo na hahandi abantu batatekerezaga ritangira kuyinjira. Rimenywa mu bijyanye n'ubuzima kuko ryubatse ivuriro hariya kuri Ngoma. Iryo vuriro ribigitangarirwa mu kuvura ibijyanye n'indwara zo mu nda n'igifu. Umuntu wese warabazaga akavuga ati ku bitaro byo kuri Ngoma igifu bareba. Mu minsi yashize bavugaga ati amagufa, amenyo mwerekeze kuri Ngoma. Ntabwo Kiliziya yanyuzwe, iravuga iti ni gute dushobora gutsemba itorero ry'Abadivantiste mu Rwanda. Byari byaramaze gutegurwa binyuze mu bamisiyoneri b'Ababirigi, b'abapadiri. Abapadiri nibo batangije kuzana ibintu by'amoko mu Banyarwanda. Kugeza icyo gihe nta n'ikibazo abantu bajyaga bagira mu iyo myaka. Mu gukora igenzura basanga ko ubwoko bw'Abatutsi ari bo bari benshi mu itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi, kandi nibo bari bayoboye umurimo. Baravuga bataba ngabo ubwo bayoboye umurimo ukaba wihuta,
bapfuye rya toro twaba turijimije burundu. Aho ni mu mateka ya mbere, hari ibitabo by'abahanga byanditswe bihari bisobanura ibyo bintu. Ni amateka utabona ahishe. Ariyo mpamvu icyo tubona twe ndashaka kugira ngo duze guhita tunyarukira mwaka wa 1990. Ububyutse budasanzwe buragaragara. Kiliziya nayo yari ikanuye, Imana nayo itegura ubwoko bwayo irababwira ati nimuboneze imitima, muboneze amatabaza. Mpamvu abavandimwe bapfuye ntawe urwana. Ubundi umunyabyaha umushyize hariya, n'undi munyabyaha ukamuzana ukamubwira ngo uratwika, umuntu yavanamo ikote mu gahangana. Ariko abandi, ndavuga umubare nyamwinshi w'abari abadivantiste, niyo mpamvu kuri Ngoma uzahabona nk'amateka adasanzwe. Abantu bose bumvaga aribo bashobora kubona amakiriro, baravuga bati reka duhungire mu nsengero. Aho bageze mwayo mateka, turi no mu bihe byo gutekereza kw'ibyo bintu. Kiliziya yari iri inyuma yabyo. Ariko kuko Kiliziya idashobora gusohoza umurimo wayo binyuze muri yo ubwayo, ibyahishuwe 17 hatubwira ibyo amaraya wicaye ku nyamaswa. Nta buhanuzi bushobora gusohozwa na Kiliziya ari yibukoze. Bugomba gukorwa inyamaswa zishushanya ubutegetsi, politike nizo zigomba gushira mu bikorwa. Iyo umugore yamaze kurira politike, mukabona ibyiyobokamana leta yamaze kubyinjiramo, Kiliziya yamaze gupanda inyamaswa, umugore yamaze kurira inyamaswa, igisigaye nuko politike zisigara zishyira mu bikorwa amategeko y'amadini. Mbese n'uyu munsi wa none ibyo bintu bimeze nk'ibyo mugenda mubibona, mujye mumenya uwamaze gupanda. Ntabwo politike ziri kwikoresha, politike zirakoreshwa. Politike rero kugira ngo yibashe kubyinjiramo, babyinjije muri systeme y'amoko, batangira kubonera ibintu mu moko. Hatakarabo ntago wabashaga kubona ishusho y'intambara ikomeye, ntago wabashaga kubonamo amateka yo kubaha Imana no kutubaha Imana, ntago wari kubonamo Satani n'abambari be ngo ubone ko bahanganye na Kristo. Bihita biterurwa. Nkabonye inshinge zatewe abantu, Rome biri inyuma. Rome yoboye igikorwa cyose. Birangiye Rome ibwiye insengero zose mushireho igikarabiro, muramye gutya musome misa amasaha 2 mutaye nkuko natwe tubikora. Ariko ibyo bintu ntabwo padiri yajyaga kuzaza kubimbwira ngo yabimbwira tese. Politike zagombaga kuza zambaye icyorezo, maze icyo cyorezo kikarangira kidushize muri gahunda yo kuramya. Buri gihe ni kubuhanuzi busohora. Mw'ibyo bintu bimeze gutyo, abana b'Imana mu 1990 bari mu bubyutse budasanzwe, mu bihe byo gusenga, kumbi Imana yari irimo iri kweza ubwoko bwayo, ivuga ati reka mbakure mw'isi. Aho nshaka kuberekeza kubera icyigisho cyacu kiravuga ngo si igihe cyo kwihisha. Muribuka igihe abantu bari bamerewe nabi bihishe, bamwe bari mu bihura abandi bari mu bigunda, iyo bumvaga ngo inkotanyi zirahageze, byagendaga bite? Nuri mu rutoki kure yazamukaga yavuga ati nibura gutabarwa kurabonetse. Iyo umuntu wese amenye yuko ubutabazi bwahageze, igihe cyo kubundabunda kiba gishize. Mwisa gisoza amateka y'isi no mu ntambara twamaze kwinjiramo. Iki si igihe cyo kwihisha, iki ni igihe cyo kugaragaza Imana. Ayo mateka yose agaragaza ibyabaye, kandi Satani n'abambari be barimo barategura urugamba rusoza. Reka mbabwire bavandimwe, ntabwo tukiri muri bimwe twamenyereye, ibintu byamaze guhinduka. Kuki abantu bafite isoni zo kugaragaza baribo, turacyabundabunda nibyo, turakihisha nibyo. Ariko reka mbabwire ku isaha duhagaze mu badivantiste munsi wa 7, ni igihe cyo kupfunuka mu myobo twihishemo, ngo batamenya abo turibo, batamenya ko dusengera mu matsinda, batamenya. Ni igihe cyo kuva muri ubu buzima
abantu bagasohoka hanze bakagaragaza Imana ko turi abadivantisite tutarashiraho. Niba bitagenze uko biri buducange. Kiriziya umukino ikina iwuzi neza, ikarita iri kuzamurira yize kugira ngo ubibone neza. Riba kuntu misi yamaze gutegurwa muri proje ziriho ubu birategurwa kandi bimaze iminsi. Byateguwe ko umurenge ugomba kugira urusengero rumwe kuri buri dini. Harya hepfo ntihafunguye? Aha kurya ntihafunguye? Ubu se ari ukuvana umuntu aha ukamujyanira ubengera no kuvana umuntu akajya hakurya hafi ni none se kuki nta muntu ushaka gutekereza ngo ni gute bamvana hafi bakanjyana kure? Abagatulika babivunitse imyaka yose, mu murenge haba kiriziya imwe. Umuntu aturukayo hejuru mu misozi akajya muri misa hakurya iriya. Umudive we yimanukiraga munsi y'urugo ngo ngeze ku rusengero, akazinduka saa moya akaba yahageze. Umupangu warateguye, abantu bagomba kuramya kimwe. Kambereke minisita wasobanura avuze ngo umurenge ugira isoko rimwe. Hari umunsi abaturage bari bajya guhaha bakavuga bati twabaye benshi mu isoko twabuze ibyo duhaha. Cyo ni igitego cya mbere. Umurenge ugira ivuriro rimwe. Abaturage bari barwara bakabura kirengera kuko babaye benshi mu murenge. Ngo umurenge ugira ikigega kimwe cy'amazi kivomera abaturage bose. Iguti by'Imana bigira udusengero twinshi, habuze ngo ikigega kimwe cyagabura iby'Imana neza. Icyo gisobanuro minisitiri yakivuga, abasomye intambara ikomeye bagomba kumva kabiri. Niba tubasha kubona iby'ubuzima busanzwe, tukabona isoko rimwe, ivuriro rimwe, ikigega cy'amazi kimwe, ibintu byose kimwe mu murenge, ariko insengero 600 ibyo mwabikuye ngaha ho ruzingiye rero. Mu gukura w'amatorero yose hagasigaraho rimwe mu murenge, urusengero rumwe niba rurwa abadive rumwe. Fata abadive bo muri rubengera bose bajye bagira ubengera. Ubwo impamvu hano hakurya utagomba kujyayo, ubwo mutangire mushakishe nyine izindi nzira zizakoreshwa. Bose haryo ubwo urusengero barukwirwamo bizagenda bite? Hagomba kubiteraniro rya mbere, rya kabiri n'irya gatatu. Bavuge bati intara ya Buba ziraza gusenga saa 5. Iyi yahoze ari intara ya hejuru ni intara ni intara ya Rugabano iri hakurya. Bukeye intara ya Bukeye izasenga saa 6. Buri bose bagende babaha isaha zabo. None uzakererwa rero ko tutazagusohoramo twubwiye ati amasaha yanyu yageze. Kiriziya ko ibishobora mwibananiza iki? Isi yamaze gutegura neza, ibintu birateguye, kibaza abana b'umucyo barasinziriye. Kambabwire rero, murabona ko awo duhagaze amadini niyo yibasiwe, nta n'umugenzi ukiri kuvugwaho. Mwiruka kubona intambara zivuga ngo abasengera mu ngo twaravuyaraye, abantu barishe baraho baratuje, ariko ikigisho cyacu kirabango si igihe cyo kwisha. Kubera iki? Ya magambo nkunda mu gitabo kivuga butumwa niyo ncaguheraho nkinjira mu kigisho cyacu. Kiriziya umukino irimo irawuzi neza. Page 143. Nta guhara bimwe mu byo twizera kugira ngo twumvikane n'abisi. Nta guhara bimwe mu byo twizera kugira ngo twumvikane n'abande. Reka mbabwire, abadivantiste turacyahari.
turashiraho nidushaka bitugeze mu rupfu twakwemera gupfa dufashe kuri iryo bendera. Kambabwire Yesu yaravuze ngo ntimuzirwe mushaka ibyo muzasobanura, nzabaha ibyo kuvuga. Mureke abanyabwoba binjire mu kuramya kwa Roma yabateguriye kandi babigeze kuri. Ni mureke bari gushakisha amafaranga binjire mu miramirize ya Roma. Twe ntabwo turashiraho. Gihe badufunga ikumwe na pastor bikora Imana Stanislas mu Rutsiro, turaho muri gereza no tukiri kuganira n'abayobozi, komite nini igera nko muri 12 gutyo, bantu bakomeye Imana itari kuzigera iduha ngo tubabwirize n'umunsi n'umwe. Niyo wajya yukakarande vundi wababona, ariko ijuru ryateguye ntago wabicika. Haleluya. Baratubwiye bati gutemwe mutumva. Abwani muyobozi ndumva rwose. Wowe bahora bakubuza gusengera iwawe, kuki usenga? Tabwani muyobozi, abadive ni turota, abadive ni twerekwa, abadive ni duhanura. Ibintu byacu byose Imana yarabyandikishije kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Inzozi warota nizawe ku giti cyawe, iyerekwa wagira ntiryayobora iritorero. Iritorero riyobowe n'inyandiko. Kuramya kwacu ijuru ryamaze kudukutangaza, ntawe utwigisha uko turamya. Turaramya tukaba twakwemera kubipfira. Oye, naho duhagaze ngo mugomba kujya kuramiriza abandi baramya ngo mukajya mu nsengero. Hoya, twatandukanye nabyo, mwamaze kuzigarurira. Ibyanditswe bitubwira ko nimwigarurira iyobokamana itoro rizacika mu bice bibiri. Barandebye baravuga ati ye, ndamubwira ntibyanditswe kuri page 339 iby'abadivantiste twizera. Hazabaho kuramya abantu bashyizeho, uko kuramya ni kuhagera toro rizacikamo imigabane ibiri. Bayobozi, iri toro niricikamo imigabane ibiri, rizabona umugabane uzasigarana izina, mukomeze muvuge ngo nibo badive. Bazasigarana ibyangombwa by'ubutaka, bazasigarana ubuzima gatozi, bazasigarana inyubako, bazasigarana byose, basigara bavuga ati nitwe torero. Abandi bazaba ari insuzugurwa n'intabwa zitagira kivurira. Aba mpagaze muri abo Yesu yavuze ko azahagararana nabo. Amen. Ngutangiye kubwiriza nicyo cyanze, mureke mbabwire Yesu. Kambabwire Yesu yaravuze ngo nzabaha ibyo kuvuga. Ntidukwiriye kunamira cyangwa gusaba imbabazi ab'isi kugira ngo tubabwire ukuri. Twagombye kugaya uburyo bwo kwishushanya. Mureke amabara yanyagaragare. Amabara agenza ate? Niba uri umudive, bumudive, mu kurya ugaragaze kuri we, mu kwambara ugaragaze kuri we, mu kuririmba ugaragaze kuri we, mu migendere ugaragaze kuri we, aho utuye bamenye kuri we, wo munsi w'urugo amenye kuri we. Imibereho yawe yose igomba kugaragaza kuri umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Kababwire, ongera usubire mu mibereho yawe wibaze ngo ese ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi? Bisubiremo nimugoroba izuba riri kurenga byasaga bite? Bisubiremo ku myambarire yawe ubona bisa bite? Bisubiremo ku meza yawe, utereka meza yawe hari uyasubiremo uvuga ati ariko Yesu araha twasangira. Ongera ubisubire mu muturanyi yakoneshereje uvuge ngo ari Yesu byagenda bite? Ongera ubitekereze ku kazi bakwirukanye kandi bakurenganya ubibaze ngo ari Yesu. Mbese amagambo nkurikizaho bisate. Bisubiremo mu isoko bakwibye. Abo si uguhaguruka wiruka ukavuga ati wa mudaso w'amahane niwe Jacques urakubita mu mutwe. Ibaze ngo
imibereho y'abasigaye igomba kubisite. Ikigisho cyacu kiravuga ngo si igihe cyo kwihisha. Nimureke amabara yanyu agaragare. Ibara ugaragaza niryo rigaragaza uriwe. Kunama byo mu rwihisho bwo aho ngaho twamaze kuhava. Ubu imbaraga ya Mwuka Wera igomba kuyobora abantu basohora mu mazu bitsindagiyemo, abantu bakagaragaza Imana. Amen. Iki si igihe cyo kujya gusenga utagira ngo batamenya ngo uragiye. Iki si igihe cyo gutambuka uhisha ibitabo. Mvuye mu rugo igikapu ndakireba, ndavuga nti no, kubera ko igitoya nari gushiramo ibitabo nk'ugiye gusenga nkizemo mbona ntabwo biri gukwirwamo. Fata Bibiliya ndavuga nti oh no, nutuye mwisi agomba kubona ntabwo ari bya bindi ngugiye ngo sinzi aho ngiye, kandi urabizi ko ugiye gusenga. Mubwire ngo ngiye kuramya Imana. No, ntabwo aho bahasengera. Ninde uteganya haramirizwa? Uwo ngiye kuramya niyo wateguye aho ndamiriza. Urinde wo kumbwira ko aho ngiye atariho. Ntabwo iri torero kuramya kwabo kwavuye mu bushake bw'abantu. Ntabwo kuramya k'ubwoko bw'Imana kwaturutse mu bitekerezo. Ntabwo kuramya k'ubwoko bw'Imana kwaturutse mu mashuri abapasitoro bize. Ni ukuramya Uwiteka yatanze. Ni nayo mpamvu iyo turi muri uku kuramya twabizira. Musanze hambere habaye iteraniro rikomeye ry'abana b'Imana. Ngo bagiraga muri 60 cyangwa 70. Bamwe bari bagiye bava mu ntara zitandukanye hirya no hino mu turere. Igihe bari baraho bari kuramya Imana, barahururizwa. Nuko ubuyobozi wabagezeho ati mwese muhite muhagarika muhaguruke muze hano tugende. Umuyobozi arahaguruka abwira ati bayobozi, mutwihanganire, ni mutubare, murebe uko tungana, mureke tubanze turamye Imana, muze kudushaka tumaze kurangiza kuramya. Ni mugoroba isabato ishoje, muze muturebe murahasanga uko tungana. Ngo ye, ngo nimwe mudutegeka. Turabibasabye, mugomba kubyubaha. Ntabwo tujyana namwe ku isabato. Mureke tubanze turamye, nibyo byatuzanye. Namwe nyuma mu masaha yanyu muraza gukora ibyo mushaka. Wabirenzaho iki? Barabarebye barabwira ati sawa, nitugira uwo tubura atubimbaze rwose. Imana barejyana abwirana ati rero uturize Imana, mureke dukomeze turamye Imana nta bwoba. Barasenze nimugoroba, polisi n'abadasona abandi bose baraza bahageze ati nimuze tugende. Mwakoze kutwihanganira abayobozi, mureke tugende. Babarebye aravuga ati ngaha abagore basigare, basigaza abagore nka 4 bakuramo abana n'abakecuru, mugende tujyana aba. Barabajyanye barabafunga babagejejeyo batariko mwe muri bande. Barasubiza ati turi abadivantiste umunsi wa 7. Twe turacyariho, ntiturashiraho. Haleluya. Amen. Bahabagejeje babaha ibyo kurya, ntabwo turya ibyatetswe ku isabato. Babahaye ibyo kunywa, ntabwo tunywa amasukari, ntabwo turya n'amavuta. Noneho ni mwitoremo umuntu wanyu uzajya ubakuriraho ibiryo byanyu. Haleluya. Mwitoremo umuntu wanyu uzajya amenya cyagiye cyanyu cyo gusenga. Turabazi musenga cyane, hatazagira uvuga ko twisha amasaha yanyu yo gusenga, kuko twamaze kubamenya. Haleluya. Amen. Ariko ubwoba abantu bagira n'ubwiki. Kugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda byose ni ugutsinda. Nta bwoba dukwiriye kugira na buke. Dukwiye gukomeza tukaramya Imana. Twahisemo inzira ya nyayo, nta mpamvu yo kubarara. Njye mbyibuka mu kibaya cya Dura, barabwirwa ngo igihe barakomanganya amabuburi biki byose bikavuga mwubarare. Abasore 3 bari bahagaze mu mbaraga z'Imana baravuga bati nta mpamvu yo kuramya. Twebwe dufite kuramya kumwe.
ijuru ribarire kundi ati nimwihangane muse nabunama. Oya, nta nubwo nsa nunama. Mibereho yanjye niyo kuramya Imana gusa. Wowe ntacyo wantwara rwose. Haleluya. Taragize icyo atwara Yesu, ntago azagira icyo atwara umwana wa Yesu. Niyo mpamvu iri jambo iyo ndibabwira ngo ntidukwiye kunamira cyangwa gusaba imbabazi ab'isi ngo tubabwire ukuri, ndikubwira n'imbaraga kuko ni ijambo riremereye. Twagombye kugaya uburyo bwo kwishushanya, mureke amabara yanyu agaragare kugira ngo musohoze umurimo ukorwa n'abantu bafatanije n'abamarayika. Mu bitekerezo byanyu, mu bwenge bwanyu, bavandimwe, ntabwo mu migirire yacu hakwiriye kubamo ikimenyetso na gito cyo kuba abanyamugiryanire. Nimureke byumvikane neza ko abadivantiste umunsi wa karindwi badashobora guhara bimwe mu byo bizera kugira ngo bifatanye n'abandi. Ntibashobora kugira ibyo bahara mu byo bizera kugira ngo politike zisi zikunde zivuge ngo amadini muri kubikora neza. Twabagurisha byose dufite, mwatwara aho dutuye, mwatwirukansa imisozi tukayimara, twakwicwa n'inzara ubuzima bwacu bukaba bubi, twakubitwa inkoni wenda ku bwa burembe bamwe bakihakana, ariko hazaboneka babihagararamo by'iteka ryose. Kambabwire, mu gihe cy'umwijima, karengane ko mu gihe cy'umwijima mwitotezwa, abantu benshi bacu bafataga igiti bakagishinga, bakazana umugore, mugabo bagahambiraho, bakabazengurutsaho, kumwe muzi mwegeka imihembezo kuri voka mu rutoki cyangwa musaruye ibishyimbo, bakazana imiba bakegekaho, bagasukaho esanse, barangiza bagafatisha ati ntabwo ushobora kwihakana, ati Yesu yambereye byose. Bagapfa baririmba, barindaga banogoka mu mwuka, bavuga bati umutima wanjye urasingiza Imana. Iyo mbaraga niyo dukeneye. Mbese niki cyatuma ubabazwaho kuboroga ahubwo aririmba? Ni imbaraga ya Yesu. Bavandimwe, si igihe cyo kwihisha. Nimureke abatuye isi babimenye. Ubu Imana yahagurukiza ishyanga, ndababwiza ukuri, 144,000 bigomba guhagarara mu isi byambaye ukudapfa, ku buryo n'abategetsi b'isi bazabara akavuga bati umva tubakuriye isaruti nimuve mu isi mwigendere. Mu bitekerezo byanyu no mu kwizera kwanyu ntihakwiriye kubamo ikimenyetso na gito cyo kuba abanyamugiryanino. Ureka ibintu bisubiraho ku gitondo nta soni, naraza bishyushya amavuta nanjye ndayaretse bugacya mu gitondo, ukongera ngo ibi nabyo ndabiretse bugacyongeye, ukongera ngo ibi ndabiretse bugacyongeye. Ntabwo dukwiye kuba abanyamugiryanino. Mukanyura umudive, mukanyubaye umugaturika. Njya ntangara cyane kuganira n'umuntu ukibaza ngo ni gute abantu bamaze gupfa mu bwenge ku buryo batabona ibiri kuba. Abisi bafite uburenganzira bwo kumenya icyo badutezeho. Paje ya 56. Kuboko kw'Imana niko kuyoboye uruziga. Amen. Iyo hataba ubuyobozi bw'Imana, ndababwiza ukuri tuba twarashizeho. Haranditse ngo imbere y'abafite inshingano mu murimo w'Imana hari akaga gateye ubwoba. Wakakameze gate? Gutekereza kuri ako kaga
bitera guhinda umushyitsi, ariko ijambo ry'Imana ryanjeho rigira riti ukuboko kwanjye niko kuyoboye uruziga. Amen. Yesu niwe uri kurivora, niwe uhagaze ayoboye ubwato buri mu bwoko bwe. Muri iyi minsi iheruka ntabwo nzakunda ko abantu bayobora umurimo wanjye, nta pasitori uzawuyobora uhari. Imana irabivuze, nta muntu n'umwe ushobora kuyobora umurimo w'Imana mu minsi iheruka. N'Imana yabivuze kandi birahamye, biriho kashe yayo. Umuntu yirirwa abwira abantu ko azababwira ibiri kuba, rero nibaza icyo azavuga ari iki. Ubwo si Imana yavuga iki wabivuze? Ubu wemere guhaguruka kandi ukigendera, ntawe ujya kwirirwa hamagara ngo aciye he ngo bigende bitese. Nta muvugizi tugira, nta muntu tureberera tugira, dufite Yesu aho yibereye mu buturo bwo mu ijuru. Uwo ni uyoboye umurimo we. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe uzakundirwa kuyobora umurimo muri iyi saha duhagazemo. Ukuboko kwanjye niko kuyoboye uruziga, kandi uburinzi bwanjye buzakomeza kubaho kugira ngo imigambi y'ijuru isohozwe uko yateguwe, kandi isohozwe mu buryo buhabanye n'imigambi y'umwana w'umuntu. Bari byiringiro dufite rero mu murimo ukomeye uzaheruka, tuzahura n'ibintu biteye ubwoba tutazashobora kumenya uko tubyifatamo. Tuzahura n'ibintu bimeze bite, tutazashobora kumenya uko twagenza gute. Wibaze ngo gute ibi bintu bimeze gutya. Kamabwire uko umuntu azimirira mu mwijima agenda apfa kugeza ubwo n'ibihamya bivuga ntiyumve, ariko umuntu wahamagawe n'Imana intambwe ku ntambwe, hari ahantu agera agasigara ayoborwa n'imbaraga y'Imana. Kambaho ingero, muzabona ibitabo byinshi bisohoka. Nk'igitabo gisohoke mu isaha duhagazemo, twemera ko turi itorero ryo mu butayu, ariko n'umuntu aguhagurukaniye gahunda z'imihango. Hari uherutse kuza kubwiriza ku rubuga ati ahubwo abafite ibibazo bya kimwe mu icumi mumbwire mbahereza aho mucyohereza. Ampaye nkawe turumirwa nyine, kubera ko ibyo nabyo bifite ibihamya, ariko ibihamya bitagira mwuka w'Imana. Ese n'ibijuru ritarigeze riguhamagara, n'ibijuru ritarigeze rigusobanurira ibibaye, ukaba utuzi ko turi mu itorero ryo mu butayu, ukaba ukibe umuntu arakubaza ngo ubundi none si uramara iki mu butayu niba ukibere mu mihango. Ndagira mabwire ngo iri torero risadukamo ibice bibiri, umugabane wasigaranye ubuzima gatozi, wanasigaranye n'imihango y'idini. Ariko abantu benshi niba bashaka kumva ibintu, kubera iki? Abantu bakunda abantu bazabemera. Niba nabwirije mugafashwa, ndabaha akanimero ka mobile money, kimwe mu 10, dore dukora umurimo uhambaye. Ego ubwo kibe kirabonetse, ubwo mbonye uko nzagera n'ahandi, ariko benshi babikora kubw'inyungu zabo, ntabwo ari ku nyungu z'umurimo w'Imana. Bavandi nisa iheruka ukuboko kw'Imana niko kuyoboye umurimo. Tuzahura n'ibintu bifite ibihamya binanditse, ariko tuyoberwe ngo mbese turabyifata mu dute. Kwiki cyanditse naha kikaba cyanditse, ubwo subira agenda bite? Kambabaza ikibazo muri Yesaya, muri Bibiliya mufite haba handitsemo ngo mwarazasama inda. Ririmo cyangwa nta ririmo? 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 Ubwo rero azasama inda. None ko tuzi ko yavutse, Yesu yaravutse, bivuga ngo iyo nda yamaze kuvuka ajyanwa mu ijuru, kukiri isomo ritavuyemo. Ntabwo Bibiliya iri automatique ku buryo ikizajya gisohora bahita bavuga ati kikubera ko cyasohereka kivemo. Bibiliya yigisha ibintu bibiri. Iba yigisha igifatika, ikanigisha icy'umwuka. Burya umwana asama inda mu gihe Yesu ashaka kuvukira mu bugingo. Maze bikarangira indi ibonetse. Mwabonye kuntu umuntu abuya akarara ijoro agenda, umusaza waza atanga ubuhamya,
akabura amahoro kurya bikananirana. Umugore ugiye kubyara mwarabibonye, umwari ndiramufata akagera ku rwego ibintu bihinduka kugeza ubwo uruhinja ruvukira muri we, maze agahabwa amahoro y'umutima. Hasigaye wari wo gupfa akagenda aririmba ati Yesu yangiriye ubuntu, ndashima Yesu. Ntabwo icyo gihamya cyajyaga kuvamo kuko gifite ibisobanuro bibiri. Cyakora mu ibyo bisobanuro gisigaranye igisobanuro cy'iby'umwuka, ariko igisobanuro cy'ibifatika cyamaze kuba. Urumva kuntu igihamya gishobora gutakaza uruhande rumwe kigasigarana urundi ruhande. Ngaho rero reka kubitane n'abayahudi bo muri Judaisme bo bizera ko azasama inda n'uyu mwanya bacyafite amasugi yicaye hariya agomba kuzavukamo uwo mwana witwa Yesu zamucunguza abatuye isi. Ngaho murahuye rero gukubisa cyane twabwa ati ngaho ko byanditswe, bantu muhora mujabagurika badafata imyanzuro bavuga ati twe turi mu butayu ngaha ngo tuhagaze turava mu isi tugiye mu ijuru. Hagereka mbabaza, umva amagambo Yesu yavuze ngo umugore ngo ujya kubyara ngo araramukwa. Yego, imihango ni iki? Harya umugore utwitajya mu mihango, kandi umugore ari kuramukwa. Umugore agiye kuramukwa bakajya kubona akabona imihango iratongoye, byagenda bite? No guhuruza abadokiteri bakomeye akavuga ati yayiviriyeho, inda yaviriweho rero ibiri kuvamo. Se mwagize ngo Yesu atwigishiriza mu bintu bifatika, akatwigisha ingingo zikomeye cyane. Yesu avuga ibimenyetso byo kugaruka kwe, yaravuze ngo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. None umugore aratwite, umugore ari kuramukwa, uyu mugore utwite uri kuramukwa, imihango kije biragenda bite? Kuba atangiye kuyiviraho bisobanuye ngo mudacunze umugore yapfa n'umwana agapfa. Niyo mpamvu abantu bari mu mihango bakeneye ubutabazi bukomeye cyane. Kamabwira ubutumwa turi kubwiriza ni ubutumwa buheruka, ni ubutumwa umuntu abwiriza. Ntabwo wabona bujya kubatiza ubuse niba mbwiriza icyigisho, ari icyigisho merutse kwigisha kinijuru rikimpaye nkibwirije mu minsi 4 cyari kimaze kurebwa n'ibihumbi 4,800 mu minsi 4. Ubuse umuntu wakirebye ari mu Buhinde ndamukurehe ngo ngiye kumubatiza. Abo se hari n'umwenzi ko ndeba nkabona gusa ngo umuntu yakiri yacyumvise. Gaho Rwanda n'imihango uje kubashaka bature rero. Umva kuntu ducurika ibintu. Nimureke duhagarara aho duhagaze. Ibindi bintu bijya kwirwa biducanga. Dore ne bari barasigaranye iyo mihango, noneho abugwa bari bayifite nyirizina nabo isiri kuboga runini kubabwira ati muzibeshye mubatirize mu mugezi. Ubwo se arasigaraye, mwibeshye mubatirize mu kivu, ngubwo ngo wabatiriza mu mugezi ngingoni kakurya. Ubu se imyaka iritoro risaga 180 na rimaze, hari ubwo ingona zibagiwe kurya abantu zirabarya muri 2025. N'imigezi bari buze kurohama 2025, imigezi irabatembana 2025, izo mvubu ziraza 2025. Mujye mugira ubwoba igihe mubona ibintu bigenda byihinduriza abantu bagakomeza kurwana n'ibyo batanashoboye. Kambabwire tuzahura n'ibintu tudashobora gusobanura uko bimeze. Uba n'igihamya kirumvikana, ariko n'ugitereka ku munzani w'isaha duhagaze muvuge ngo ibi bintu birahurira he kandi biragenda bite. Dukeneye kuba bugufi kugira ngo ijoro ryo ritubere umuyobozi. Amen. Mwuka w'Imana bayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Amen. Abantu bashaka kuyoborwa n'ibyumviro byabo. Ariko ndagira mbibutse ngo si igihe cyo kwihisha. Mureka amabaranyagaragara. Mu murimo usoza ubwo ibintu birangira, tugomba kubona ibintu tudasobanukiwe tukavuga ngo nibiki byabaye noneho. Ntabwo tuzarinda dusoza ibintu tutabisobanukiwe. Turajya tugenda intambwe Yesu adusobanurira icyo tugezeho. Nta muntu n'umuzi byose ushaka kubwira ngo bimwe bihatsi. Niyo mpamvu gatugezeho akira uwo mucyo mutoya, humura n'ubundi uri buze gusobanuka mu kanya gatoya. Tuzaduhura n'ibintu tudafite igisobanuro na kimwe dushobora gutanga. Mu murimo ukomeye uzaheruka tuzahura n'ibintu biteye ubwoba tutazashobora kumenya uko tubyifatamo. Ariko ntidukwiriye kwibagirwa yuko hari imbaraga 3 zikomeye zo mu ijuru ziriho zikora umurimo wazo, kandi tujye tuzirikana ko ukuboko kw'Imana
ariko kuyoboye uruziga kandi ko Imana izasohoza imigambi yayo. Hari imbaraga eshatu: Imana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Mwuka Wera. Abo nibo bayoboye umurimo wayo. Mureke rero kwizo mbaraga tubariho dushakira ibyiringiro. Si igihe cyo kwihisha abavandimwe bacamanza. Fate ibira yanyu tujyane mu bacamanza. Bacamanza igice cya 6. Bacamanza igice cya 6. Abacamanza igice cya 6. Ndasoma kangerageze kwihutisha kugira ngo turebe ko twacungura igihe. Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka babwira impamvu. Wabiseye baneshwa nabande? Iki gitabo ndakibatuye muri iyi minsi ko tubayeho mu gihe cy'itoro rya Laodikiya, kandi Laodikiya bisobanuye guca urubanza. None turi mu gitabo cy'abacamanza. Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka babwira iki? Babwira impamvu. Abamidiyani bashushanya Kiliziya Gatolika. Abisirayeli n'ubwoko bw'Imana n'ishyanga ry'Imana, Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ibi bintu rero ubundi ntabwo biba byumvikana. Wasobanura ute ko ishyanga ry'Imana rineshwa kugeza ubwo ibya Kiliziya bihabwa agaciro mu ishyanga ry'Imana, Abisirayeli bagatega bakajya bakoma yombi? Ikintu gikomeye cyane, ariko si igihe cyo kwihisha. Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka bahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Imyaka ingahe? Nuko Abamidiyani banesha Abisirayeli. Ubwoko bw'Imana bwaneshwa bute? Ariko twebweho turi ubwoko bwatoranijwe, ubakoze abamukoze nk'ukoze mu mboni z'ishusho ry'ishobora ryose, iri niryo toro ntirizagwa, na yewe nta nubwo rizigera rirambarara. Ibintu ko dufite ibihamya Bibiri katubwira ngo Abamidiyani banesha Abisirayeli. Babanesha bate? Kwirari ishyanga ry'Imana ririnzwe n'Imana. Aho munsobanura icyo kintu. Uburinzi bw'Imana bugomba kuba ku bwoko bwayo igihe ubwoko bwayo bwemera kugendera ku mahame ijuru ryatanze. Kuko amasezerano y'Imana buri gihe aba afite ikigombero. Gutegeka kwa 2. Kambanze nge mu gutegeka kwa 2. Murongo igice cya 28. Gutegeka kwa 2 igice cya 28. Abantu bose bavuge bati amen. Amena. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Urumva ikigombero? Nuramuka ufite umwete ukagira umwete wo kumvira Imana, nibwo ubasha gusumba amahanga yose yo mu isi. None iby'isi biraza, ugahita ureba ku mushahara, ugahita ureba ku buzima, bwarangiza wamara kurebaho ugahita utesha iby'Imana agaciro kugira ngo ukunde wemerwe na politike. Gute se urumva byashoboka? Isezerano ry'Imana rihorana ikigombero. Ntabwo byajyaga gushoboka ko twubaha Imana ngo dusigare tumeze gutya. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe,
yawe nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Ikigombero kirimo ko ugomba kumvira. None turajya gufungura bagasinya ngo tuzakoropa hagati y'iteraniro rimwe n'irindi, tugakora nk'iby'abandi, tuzuzuza imihigo nk'abandi, natwe bazakingirirwa 90%, natwe tujye ugashaka gukora iby'isi kora. Aho uburinzi bw'Imana umaze gusenya uruzitiro rwajyaga kushyiraho uburinzi ku itorero ryayo. Ntabwo Imana ishobora guhangara kurinda ubwoko bwayo bwamaze kwikura mu maboko yayo, kuko amategeko y'Imana niyo gardefu, nakarinda abasazi, niko niyarinda ubwoko bw'Imana ngo budahubuka hasi. None bwamaze gukuraho uburinzi bw'Imana, uragira ngo bigende bite? Ngaha aho Abamidiyani binjiriye muri iki cyuho, ubyibuke mu mateka, igihe ishyanga ry'Imana ryambukaga, barajya akagira ubwoba, yarabarebye aravuga ati rero igishoboka reka sinabitambika, sinabarwanya aba bantu natiyemaye izabo kuva ku Rusizi ukagera iburasirazuba bashinze amahema, bafure ku misozi, ransevuwe hejuru, nta wabitambika. None nkora iki? Reka nshaka uwo kubavuma bakure ku Mana, nibava ku Mana nibwo ndaba mbashoboye. Satana zirugonda ihene irambika itorero hasi rigakambakamba. Arayizi neza, azi ko guteza ibyaha mu bwoko bw'Imana byonyine bihita bikuraho uruzitiro rwa uburinzi bw'Imana, maze agasigara abari ubwoko bw'Imana basigaye ku izina abikoreshereza ibyo ashaka. Muri politiki ukabasangamo, mu mibereho y'ibintu byose ukabasangamo, ugasanga nibwo buzima. Duhanganye no mu bubisha w'umugome cyane. Amasezerano y'Imana ntashobora gusohorezwa abamaze kuvanaho uburinzi bwayo. Ntabwo byashoboka. Ikurinde gute se nyine idahari? Erega burya reka mbabwire, Imana ifite ubwami, nta bwami butagira amategeko. Kugira ngo irinde runo rugo twicayemo, birasaba ko ubwo bwami buba bwamaze kwima hano, amategeko yayo ahari, warangiza ukajya uvuga ati irahari, reka isohoze icyo yavuze. None niba amategeko yayo twayashyize ku irembo, twayibwiye ngo igire ku irembo, none kwiri ku irembo ize kurinda hano gute se? Ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu nicyo nagira mbereke, amasezerano y'Imana ahorana ikigombero. Niyo mpamvu ngo Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, abahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka ingahe? Imyaka 7. Iyiyo nitadusigamo imvune mu ngaye, imyaka 7. 2020 Imana yafashe itorero ryayo iryohereza mu rugo, iraribwira ngo nimujye kwitegura imyaka 7. Nowe yinjira mu nkuge, yinjiyemo amaramo iminsi 7, nta kimenyetso arabona cy'agakiza cy'imvura yavuze. Nowe abantu batangira kuvuga ati wa mwaka ntitwamuvugaga. Imyaka 7 iyiyo itorero ryahawe imyaka 7 yo kwinjira muri guma mu rugo, ngo itorero ryongere ryicare mu muryango ritekereze ku by'agakiza. Ntabwo ariyo yarikuyeyo ngo irisubize mu isi, nubaho Imana yarishyize ni mu rwego rwo kuritegura ngo irisohoremo irishyira ku rugamba ruheruka. Aho niyo agiye gusohoka batagomba gukomeza kwihisha. Ntabwo ari abari mu gishushanyo cy'inyamaswa. Ariko reka mbabaza ikibazo, ni ikihe gihugu cyabona gifite intambara kikaza kigafata abasirikari badaheruka mu myitozo kikavuga ati nimuhaguruke muze muri mwebwe mujya kurwanira? Abasirikari batigeze bakora ikosi, batazi, bamaze bamwe babyibushye ndazaraje kashorera n'inda, ati nimuze tugende tujye ku rugamba. Ni ikihe gihugu gishobora gukora iryo kosa?
Imana yafashe itorero ryayo iryohereza mu rugo, iraribwira ngo nimwitegura kari imbere, mushyira amavi hasi, musaba imbaraga, nibwo mushobora gutsinda. Satani aravuga ati wabagobotura nk'abavana mu rugo, nk'abageza mu gishushanyo, bazaririmba amafaranga, bazacuranga amafaranga. Ngaho mu rugamba ruheruka bababwiye ko harwana miliyoni zingahe. Niyo mpamvu bisoza Imana ikoresheje uburyo butandukanye n'ubwo abantu bamenyereye. Hagomba kurokoka 144 bitazigera bipfukamira abari. Murasabwa rero kubaha Imana bavanye. Kanisubire muri babacamanza igice cya 6. Nagira ngo mbereke icyatumye uburinzi bw'Imana buva kwishanga maze rigasigara riri mu kaga kubera kwimura Imana byonyine. Kambabwire, toro rigasigara ahantu abantu batigeze batekereza. Umurongo wa 2 nuko Abamidiyani banesha Abisirayeli, batera Abisirayeli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mivumo, mu mavumo no mu bihome. Ngo ni bande bagiye kwihisha? Ariko reka mbabaze, Umwisirayeli bigomba gusoza iyi ntambara abana b'Imana babundabunda mu mashamba. Ntimugakine kibyanditswe byavuze n'amateka yisubiramo. Roma igomba guhiga itorero rigasigara ribundabunda mu bihuru. Abadashaka kubundabunda bari kubaka amakaro ngo batazayasiga, nibakomeza umwiteguro wo mwisi. Itorero rigomba kuzamuka iki kirere, n'itorero rizaba ari impunzi, n'itorero barigize bazaba barapfuye bazira kwizera, abandi bazaturuka muri gereza. Ntabwo hari itorero rizaba rivuye mu rusengero ririmba amakorasi n'akarasisi. Kugeza ubwo Abamidiyani batuma ubwoko bw'Imana bukwira imishwaro. Harya twakwiriye imishwaro cyangwa ntabwo ari byo? Ntacyo turabona, n'ibindi biracyaza. Umurongo wa 3. Kandi Abisirayeli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abameleki n'Abiburasirazuba bakabatera, bakagandikayo, bagasiribanga imyaka yabo kageza i Gaza, ntibabasigire na ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisirayeli. Bamaraga kubiba, bamaze kubwiriza, bamaze gutanga ibitabo, bamaze kugaragaza isaha duhagazemo. Mwabonye ibyakurikiye TMI tumaze kubiba. 2017 amahame ya Luteri yahise atwikwa. 2018 ababwiriza barahagarikwa. Umudendezo w'idini uraboneka, abantu babijyamo i Kigali, naho ngo bagiye mu mudendezo bavayo rigurishijwe. Ntibyagarukiye aho babwirwa ibyo kubwirizwa n'ibitabwirizwa. Ibyo byose tubivamo itorero ryerekezwa muri guma mu rugo ngo turebe ko twarokoka, birangira risohowemo kugira ngo ryuzuze iby'isi gusaba, iby'ijuru risaba tubishyira ku ruhande. Iyo bamaraga kubiba TMI ishoje, abandi baturukaga iyo bigwa bakazamuka babisukama. Abamidiyani ntabwo umurimo w'Abamidiyani ushobora gukorwa ubutumwa bwiza butabanje kubwirizwa. Ni nayo mpamvu intambara isoza amateka y'isi yibasira cyane hakandagiye ubutumwa bwiza. Kubera iki? Nuko aho hantu niho hagira resistance. Mwese umuntu utazi ukuri n'ikinyoma yahangana. Kinyoma kije afata ikinyoma akavuga mina akajyana icyo ngicyo. Ariko iyo umuntu azi ukuri, kinyoma kikaza, intambara iravuka. Nusoma umurongo wa 5, bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbo y'inzige, ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare. Bazanywaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisirayeli bariheba cyane kubw'Abamidiyani,
bayerekwa batakambira Uwiteka. Dore icyo twari dukwiye gukora si ugukomprayinga, ntabwo ari igihe cyo guhuza n'amategeko isi ishyiraho, ahubwo tukibona ko ibyacu babyibasiye, tukibona insengero zose zigoswe, tukabona ubuzima bwose bugoswe, ni igihe cyo gushyira amavi hasi. Ntabwo ari igihe cyo kujya kurwana no kuzuza ibisabwa. Nababwiye ngo icyigisho kiravuga ngo si igihe cyo kwihisha. Reka mbabwire, ntabwo turashiraho abadivantiste umunsi wa karindwi, baracyariho. Ngo bazamukanaga n'amatungo yabo, kandi ibyo bikorwa Isirayeli yamaze kubiba. Myaka bakayinyuka, ubutumwa bwiza bwavugwa ati muri itondera abo baka, ibintu by'Imana byazamuka ati mubacecekeshe. Reka mbabwire, icyo gihe umurongo wa 7 ndi mu Bacamanza 6 umurongo wa 7, icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka kubw'Abamidiyani. Uwiteka batuma umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu mbaha iki gihugu cyabo. Ntabwo mubyibuka? Imana itangira kwibutsa amateka. Murebe iyo mwaturutse, murebe ukuntu mwari itorero ryanzwe, murebe ukuntu kugira ngo ribeho byanyuze mu ntambara no mu kaga, ku buryo ari ibintu abantu bagakwiye gutekereza bakarira. Ariko abantu babonye rimaze guhagarara, Imana irikomeje, iryubatse, rigize amashuri meza, rigize amavuriro meza, ari itorero rifite ibijyanye n'imibereho myiza, ari itorero ryigisha imisozi yose ikavuga ati dore abantu b'Imana bahagaze kuri Bibiliya. Imana itangira kubibutsa, mwibuke igitare mwafukuweho, mwibuke aho nabakuye, mwibuke ubuzima bwanyu, mwibuke icyo nabahaye, none murariye muri bagiwe. Murongo wa 10, ndababwira nti Uwiteka Imana yanyu mwe kubaha imana z'ibigirwamana nyine z'Abamori bene igihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Mugeze mu gishushanyo cy'inyamaswa, mujya kuramya ibigirwamana gute? Si igihe cyo kwihisha, ni igihe cyo gusohoka aho turi tukagaragaza ko tutarashiraho. Umurongo wa 11, nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri, umuhungu we Gideyoni, yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Ngo azihishe bande? Gideyoni yari ari gusekura, asekura ingano yihishe, ari kuzisekurira mu muvure bengeramo vino. Ubundi ingano ntabwo zimavamo vino, ingano zivamo ifu, zivamo umutsima, zivamo ifu bagakuramo umutsima. Gideyoni arebye aravuga ati, uyu mutsima wamaze kujagwa, ndamutse mbikoze ku mugaragaro, iyi fu bayifata bakayijaga, bakabivangavangamo iby'Ibabuloni by'Abamidiyani, bikivangamo Abamidiyani babitwara. Reka njye mu rwiherero, duhagaze mu isaha umwiherero uri gusoza. Iyo mpamvu icyigisho cyacu kivuga ngo si igihe cyo kwihisha. Gideyoni w'umunyabwenge, igihe yabonaga Abamidiyani bazamuka nk'amarumbo, we ntabwo yari aryamye, ntabwo yahise ahaguruka mu rwiherero mwitsinda ngo ba ajyayo. Niho yasekuriraga mu ibanga rikomeye, niho yari yibereye mu muvure, bakagira ngo
nta cyabaye. Ariko Gideyo naho yari yamaze kuva mu bandi. Mbese iminsi tumaze k'imyaka 7 turi kuyerekezaho umusozo wayo turi kuwugeramo, umaze gusekura ibingana iki? Cyangwa bararyoshye nawe uraryoha utahira ubukristo bwo mwitsinda byo kwisabato? Mbese ibihe byawe byo kubana n'Imana muri iyi myaka byagenze bite? Mbese wabonye umwanya wo gusekura mu ibanga, dore ko ku karubanda Abamidiyani babyigaruriye? Wasekuye iki? Wabonye umutsima? Marayika yamusanze aho yarari. Aho nababwiye ngo si igihe cyo kwihisha. Ni marayika ugomba kuhakura abantu akabaha imbaraga. Yamara kubaha imbaraga akababwira ati muhaguruke noneho mugende. Marayika se nahagera ntarasanga wasibye? Murongo 12 haranditse ngo marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we ugira n'ubutwari. Amen. Uwiteka ari kumwe nande? Imana ihabwe icyubahiro. Abantu barimo basekura bibereye mu mwiherero n'Imana. Muri iyi myaka y'Abamidiyani bamaze kwigarura Isirayeli, abantu bafite ibihe by'amasengesho by'umwihariko bagashyiraho ibihe byo gusenga no kwiyiriza ubusa, bagashyiraho ibihe byo kwiga ibyanditswe byera nk'umuyobozi w'ikirenga, abantu bafite umwanya wo gusabana n'ushobora byose. Marayika arimo ari kubasura muri iyi saha. Yabasura akababwira ati komera kandi ugira ubutwari wa munyambaraga we, Uwiteka ari kumwe nawe. Reka mbabwire, aha mwibanga rikomeye Imana yaduhishe iba itwicaje n'ahantu tugomba gukura imbaraga ya Mwuka Wera. Ahasigaye hamaze kumubwira ibyo, Gideyoni aramusubiza ati mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe niki gituma ibyo byose bitubaho? Insengero barazitwaye, babanje gushuka abantu ngo niwo murimo w'Imana, turazubatse tuzisiza amarangi, tuzigize nziza, none zigiye guhinduka ibyavu wa mugani n'amatongo. Ni gute Abamidiyani babyigaruka tubwira ngo Uwiteka ari kumwe natwe? Sobanurira ibyo uvuze ni ibiki? Ni gute baduhaye ubutumwa batumva iby'iyi nzira? Abagabura batubwirije iby'iyi saha gute batazi iyo biva niyo bijya, bagakomeza no kubwira abasigaye ngo nimuze natwe tujye mu maboko y'Abamidiyani. Abamidiyani batunyuka uko bashaka. Gideyoni azamura ibibazo. Gideyoni atangira kubaza ati sobanura ibi bintu mbyumve. Unyita umunyambaraga gute kandi ubwoko bwacu uruza aho duhagaze turabiba babibura, turabwiriza ngo nabaka bahanyuze, turatambuka ni babasazi, twanyura ni babandi batumva? Ni gute ibi bintu bitugezeho warangiza ngo Uwiteka ari kumwe natwe ukavuga ko ndi n'umunyembaraga? Nuko Gideyoni niko yamubwiye, n'imirimo yose itangaza iri he? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe yadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani, baduciriyeho inzugi, badusenyeraho, baduhiga amanywa na nijoro, amatsinda aho itsinda rirahe risenga mucya mu gitondo barishakisha, bamwe barafungwa abandi barakubitwa. Niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ibi bitugeraho gute? N'imirimo yatubwiye iri he? Nshuti zanjye, murongo 14, nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye. Aleluya. Nimureke reka mbabwire, iri jambo riramubwira ngo haguruka mwaho wari uri kwengera, noneho izo mbaraga ufite wamaze kubona umutsima, wariye bihagije, haguruka ugende. N'ijwi rirenga umugabane wa kabiri, iri jwi rirenga ababasha kurijyamo n'abari baturije Imana birira umutsima kandi basekura.
umugabane wa kabiri w'ijwi rirenga. Abararijamo ni abari bari kuniha aho mu rwiherero babanaga n'Imana. Ndagira ngo mbasubize ku masengesho mu rwiherero aho dushobora gukura imbaraga. Awa niwe turaturuka marayika avuze ngo genda uko imbaraga zawe zingana, mu mbaraga y'Imana, mu mbaraga ikangaranya amahanga. Nuko uraza kubona ukabona abantu basohotse n'akagorofa n'akajerekani bakazenguruka imisozi babagira ati muro birahindutse noneho rero. Ntabwo bikiri byo kwihisha, ntabwo bikiri kandi mwirirwaga musuzugura, ntabwo bikiri bimwe mwamenyereye. Uyu mwanya duhagaze mu isaha ya nyayo. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu mu byakozwe mwari mwo murongo wa 8 hari isomo nkunda rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Mureke dukomeze dusekure abatari bafite umwanya wo gusekura mushaka icyo gihe, kuko niho dushobora gukura imbaraga. Imbaraga ziva mu mutsima, kandi Yesu yaravuze ngo ninjye mutsima w'ubugingo. Muri iri jambo niho hari ibyiringiro honyine. Gideyoni aramusubiza ati ariko Uwiteka Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Ntabwo ndi umukuru w'itorero, ntabwo ndi umupasitoro. Ni gutumbwira ngo abantu bashobora gukira. Reka mbabwire uko muri musoza. Stop. Kambabwire uko muri musoza. Are you serious? Kambabwire uko muri musoza bavandimwe. Dore uko muri murangira. Gideyoni atangira kwisubira baravuga ati kisi ndi no kwa pastor. Njewe ntabwo ndi umubwiriza, ntabwo ndi umurayiki, nta kintu nicyo. Ntabwo uyu muri musozwa n'abapastor, ntabwo uyu muri musozwa n'abarayiki, ntabwo uyu muri musozwa n'abafite ubwenge buhambaye. Uyu muri mugiye gusoza bitandukanye nuko abantu batekereza. Igitabo ivuga butumwa page ya 500, kampere kuri page ngane gato mpagere. Reka mpere kuri page ya 500. Reba ku Imana iri gutoranya muri iyi saha. Page ya 500 handitse amagambo avuga ngo umusirikari mwiza wese arumva. Haleluya. Niba ufite amatwi yumva, usabwa kuyakurugutura neza aho ngaho dusekurira, aho ku mavi, aho ku karago, aho mu rwiherero. Tugomba kwicara tukongera tugasaba Imana kugira ngo tuzibura amatwi, kuko ikibazo umunyaragodo cyafite. Dufite ikibazo cy'amaso, dufite ikibazo cy'imice by'ibyumviro by'umuntu. Imibereho yacu yose impeza amajyo. Twambaye ubusa, turi impumyi. Noneho hari abantu bitwa ngo ni surumiwe, impumyi, ikiragi, no kuvuga byaranze, ukabona noneho n'amatwi atumva. Imana yavuga ugasanga ntabwo turi kumva. Ndasoma ngo umusirikari mwiza wese arumva kandi yihutira kumvira itegeko ry'umuyobozi we. Ubushake bw'umuyobozi bugomba kuba ubushake bw'umusirikari. Rimwe na rimwe umusirikari ashobora gutungurwa n'itegeko ritanzwe, ariko ntabwo agomba guhagarara ngo asobanuze impamvu y'iryo tegeko. Iyo babwiye ngo tugende iburyo, ubwo nicyo cyerekezo. Babwirwa ngo tujye imbere, naho byameze. Rimwe na rimwe nuko babinyemeze. Niba itegeko ry'umuyobozi rinyuranyije n'icyifuzo by'umusirikari, ntabwo agomba gushidikanya ngo abyinubire, avuge ngo nta bitunganye mbonye muri iyi migambi kandi nta kamaro kabyo. Ntabwo akwiriye gushaka urwitwazo ngo asiga umurimo udakozwe. Bene abo basirikari ntibaba bakwiriye kwemererwa ngo bajye mu rugamba rw'intambara zo kwisi, kandi birenze ibyo ntibazigera bemerwa mu ngabo za Kristo. Umusirikare kuntu agomba kuba ameze, abagomba kuba yarataye ibyumviro bye, ahubwo itegeko ry'umuyobozi we nijye bagomba gukurikira. Niyo yaba ari gutekereza akatajya batindeka nkire muri logique, nta logique agomba kuba afite. Umuyobozi waba yamaze kumubonera bikwiriye. Ni nako dukwiye kumera. Hasi handitse ngo igihe Kristo atanze itegeko. Igihe Kristo atanze itegeko, ingabo ze zigomba kuryumvira nta kujijinganya. Bagomba kuba abasirikari bakiranuka. Bitabaye bityo ntabwo yabemera mu ngabo ze. Buri muntu wese yahawe umudendezo wo guhitamo, ariko iyo umuntu amaze kwinjira mu gisirikari, haza gukira cyangwa gupfa, asabwa kumvira adakebakeba. Abami
bamaze kubyarwa n'Imana, kuko bamaze kwiyandikisha ku rutonde. Itegeko nisonga mbere, nta gusubira inyuma bihari. Icyo nicyo cya mbere, intambwe ya mbere. Abantu bageze ku rutonde rw'ingabo z'Uwiteka, bamaze kwiyandikisha binyuze mu kubabarirwa ibyaha, bakaba bari ku rutonde rw'ingabo za Yesu. Ikisigaye, amatwi yabo agomba guhora yumva ijwi rya Yesu ribabwira ngo turakomeza tugende. Nta ntambwe yo gusubira inyuma nimwe dufite. None se uyu muri muraza gusoza gute? Iyi ni page 538 handitse amagambo y'uko muri buze gusoza. Page 538. Nturebe ngo ntabwo nshoboye, sinsoma neza, ntabwo birasoza. Uyu muri mushoje kandi mu buryo butangaje cyane ndetse buteye ubwoba. Haranditse ngo Imana izakora mu bakozi biyoroheje. Haleluya. Imana irakora mu dukecuru dusaza. Imana irakorera mu bana batoya. Imana iraza gukora mu basore n'inkumi, ariko boroheje, kugira ngo Imana igaragaze ko ari yoboye umurimo wayo. Haranditse ngo ubwo igihe kigiye kugera, maze ubutumwa bwa marayika wa gatatu bukabamazwa mu mbaraga ikomeye. Uwiteka azakora mu bikoresho byoroheje, ayobora intekerezo z'abiyeguriye gukora umurimo we. Abakozi bakwiriye uwo murimo ni abazarobanurwa binyuze mu gucuncumurirwaho umwuka muziranenge, aho kuba babitorejwe mu mashuri. Abize bari ku Rwanda ukuzi icyangombwa cyo kwiga amasaha 1200. Reka mbabwire ngo abo ngabo ntabwo ari bo Yesu yiteguye gukoresha mu isaha iheruka. Isi irabwira abantu ngo nimubanze mujye kwiga mubone kubwiriza. Ijuru ikavuga ngo ngewe ibyo bikoresho biciye bugufi ndabyambika imbaraga. Icyakora aho bari kwigira bo, aho bibereye bari gusekura ingano mu muvure bihishe. Aho bibereye ndabakura kuri ako karago, ndabavanaho kandi barasohoka baza gutitisa. Ngaba bagiye kunyeganyeza isi muri iyi saha. Ni uraza kubona umuntu mukecuru amanutse akagasozi, ababwira ati ubwami bw'Imana buri hafi, azamuke hakurya, aminuke hirya. Abize batangira avuga ati ariko nuko basara ubu nikote ryanjye nahaca koko. Yesu asoza umurimo mu buryo butandukanye nubwo abantu batekerezaga. Niyo mpamvu nsoma ngo ni imbaraga ya Mwuka Wera. Abantu bafite kwizera kandi bahora basenga, bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza ayo magambo bahawe n'Imana. Ibyaha bya Babuloni bizashirwa hagaragara. Ngo bizashirwa haganane. Ijwi rirenga umugabane wa kabiri ni igice kigiye gutungura abantu, ni igice gitangaje. Urakina muri uyu mukino nabari gusekura muri iyi saha, nabari kwigisha ariko bari gusekurira mu muvure, bafite umwiherero n'Imana, bafite umwiherero na Yesu. Aho bari basigara bavuga ati ariko se data nakirisha icy'abatuye isi, ndi umunyantege nke, nge nta nubwo nzi gusoma neza, mbivuga mfundikanya. Ati we humura, ahasigaye nzaguha amagambo y'ibyo kuvuga. Niyo mpamvu ibyanditswe birongera kavuga ngo ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta ahatira itorero kunyuranye n'ubushake bw'Imana. Ngahatira nde? Ahatira itorero kunyuranye n'ubushake bw'Imana. Nyumvira ibi bintu koko, unyumvira ibi bintu. Ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta ahatira itorero kunyuranye n'ubushake bw'Imana. Ikwirakwizwa rw'isha ry'inyigisho z'imyuka iyobya, imbaraga z'ubupapa zikomeza gukora bucece, byose bizatwikururwa bishyirwe ku mugaragaro. Kubera imiburi ikomeye, abantu bazakangarana, abantu bazagenza bate, amasoko azanyeganyega, abantu bazakangarana cyane. Abantu ibihumbi n'ibihumbi batigeze bumva ubuhamya nk'ubu bazabutegera amatwi. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu benshi bazinjira mu ngabo z'Uwiteka. Tugiye kubona abanyapolitike bakizwa, tugiye kubona ingabo na polisi bakizwa, tugiye kubona abadaso bakizwa, kubera ko Imana igiye kuba dutumaho mu izina rya Yesu mwijwi rirenga umugabane wa kabiri. Kuko kubyanga ni kimwe no kubyemera ni ikindi. Abazabyemera barahabwa ubugingo buhoraho bavandimwe. Amajwi ibihumbi byinshi azavuga ubutumwa bw'imbuzi. Abantu bazaba bahagurutse impande zose. Haranditse ngo abagaragu b'Imana bazaba bafite mu maso hora bagirana kuko berejwe gukora umurimo wera. Bazaba banyuranamo hirya no hino bafite umwete mwinshi wo gutangariza abantu bose ubutumwa mvajuru. Amajwi y'abantu ibihumbi byinshi azaba arangirira ku isi atanga umuburo uheruka. Ibitangaza bizakorwa. Haleluya. Ibitangaza bigomba gukorwa. Abagiye gusarishwa n'iyi si tugomba kubarambika ibiganza bagakira. Impumyi zigahumuka, abandi tukabakubita amakara ukabona biciyemo, abandi tubakubita. Reka mbabwire ngo isi ngo yamaze gukura imiti ku isoko. Ibyo bari gutegura nimuhumure no kugira ngo umurimo w'Imana ugaragare. None
amajwi y'abantu ibihumbi byinshi azaba arangirira ku isi atanga umuburo uheruka. Ibitangaza bizakorwa, abarwayi bakizwe, kandi ibimenyetso n'ibitangaza bizagaragarira abizera. Icyo gihe Satani nawe ariko azakora ibitangaza biyobya, ndetse azanamanura umuriro mu ijuru imbere y'amaso y'abantu. Icyo gihe abatuye ku isi bose bazaba bagomba kugira uruhande bahereramo. Ngiki kigiye guturuka muri uyu murimo turimo. Mureke dukomeze dusekura aho ngaho twikinze. Ubu butumwa ntibuzarangizwa n'amagambo menshi y'impaka, ahubwo buzarangizwa no kunyurwa kubwo kwemezwa na Mwuka w'Imana. Nta mpamvu yo gutangana ibihamya by'impaka, nta mpamvu yo kuburana, ntacyo tuzaba tuburana, kandi iyi ntambwe yo kutagira icyo tuburana twamaze kwinjiramo. Kuko reka mbabwire, abantu bamaze gupfa, ibyabo byamaze gushyirwaho iherezo. Unaganira n'umuntu ukibaza niba ari muzima, kumirwa akavuga ati nanjye none ubu ndabiruzi. Umuntu akakubwira ati gishobora kinyamaswa none nanjye ndi kukibona none kiri gukora, ariko ntatinye gukora ibirometero bitatagiye kukiramya. Ukabaza ngo uyu kubimenya no kutabimenya ubundi iyo yigumira uko yari ameze. Umuntu bakamubwira ngo insengero zose zirafunze, akarere ka Ngoma nta rusengero na rumwe rufunguye mu karere kose. Muri Bugesera menya hafunguye 2 niba atari 3. Karere ka Bugesera. Ku buryo umuntu abona ibi bimenyetso ariko agakomeza agashyira ibiti mu matwi rwose kugira ngo adashaka no kubyuka. Nta mpaka dukeneye, mureke isi igenda ikuraho impaka, izikureho buhoro buhoro. Ibitabo byatanzwe n'ababwiriza butumwa b'abanyamwete bizaba byarigaruriye imitima myinshi, nyamara imitima myinshi yanyuzwe kansubiremo. Ibitabo byatanzwe n'ababwiriza butumwa b'abanyamwete bizaba byarigaruriye imitima myinshi, nyamara imitima myinshi yanyuzwe nabwo izaba yarabujijwe gusobanukirwa n'ukuri cyangwa kugenderamo. Noneho imirasire y'umucyo w'ubutumwa bwiza izarasira ahantu hose, maze ukuri kose kumenyekane. Abana b'Imana b'indahemuka bacagagura ingoyi zari zibaboshye. Amasano y'imiryango n'amatorero yabo ntibizaba bigifite imbaraga zo kubaherana. Ukuri kurusha agaciro ibintu byose, nubwo hazaba imbaraga zikomeye zirwanya ukuri, umubare munini uzamasha guhagarara mu ruhande rw'Uwiteka. Uyu uko muri mugiye gusoza, ntago muri musozwa nabize, ntago muri musozwa n'ibihangange, ahubwo abarimo basekura muri uyu mwanya, abarimo basekura muri iki gihe, abarimo bapfukamye imbere y'Imana mu rwihisho, mu isengesho ryo mu rwiherero, nibo bagiye kwambika imbaraga maze umurimo bakawugeza ku musozo. Nshuti muvandimwe, dusangiye amahirwe abonerwa muri Kristo Yesu. Yesu yongeye kukugarukaho muri iki gitondo. Yesu yongeye kukwibutsa ibihe byo gusenga. Yesu yongeye kugusubiza aho ugomba kujya. Niba koko tubona abamidiyani baraje, tukabona bari kunyukagura buri cyose, tukaba dusobanukiye ko Roma ariyo iri inyuma y'amarido ikaba ari kuyobora ibintu byose biri kuba, tukaba dusobanukiwe n'isaha duhagazemo ko iteye ubwoba, kandi tukaba tureba n'amaso yacu aho umutsi biri kubera mu isi, tukabonamo ibimenyetso by'ibihe. Iki ni igihe kugira ngo mu rwihisho twari turi dusekure, ndetse dusekure cyane, ariko igihe cyo gusohokamo kirageze. Abantu nibamara guhabwa imbaraga ya Mwuka Wera barasohokamo, babwirize mu isi, bahamye ko abadivantiste tukiriho tutarashiraho. Mbifurije gushikama kugeza ku munota wa nyuma, mbifurije gukomera kugeza ku mwuka wa nyuma, mbifurije guhagarara mudatsinzwe muri iki gitero giheruka kigiye kugabwa ku isi. Ndasaba Imana ngo itwuzuze ubuntu bwayo, itwuzuze Mwuka Wera, iduhagarareho. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina ry'inshuti yacu Yesu. Amen. Amen.